Ko gahunda ya Gerayo Amahoro itangira mu mwaka w'ibihumbi 2019 yibanze mu guhugura no gukangurira abantu gusobanukirwa ibice by'ingenzi bigize amategeko y'umuhanda, ibyo kwitwararika n'ibyo kubahiriza, ndetse no gusobanura bimwe mu bihano bishobora gutangwa igihe cyose amabwiriza n'amategeko atubahijwe mu muhanda. Turabishima kuko nibura byazamuye imyumvire ku kigero kinini. Navuga ko ni bake bavuga ko batari bazi gahunda ya Gerayo Amahoro n'ubutumwa bwagiye butambuka n'uburyo abantu basobanukiye amategeko y'umuhanda, kuko niyo abantu batwandikiye batugaragariza bitagenda tubona ko ubutumwa bwumvikanye. Ubutumwa rero bwaturindane Gerayo Amahoro bukangurambaga bushamikiye kuri Gerayo Amahoro, ariko bwo buzanye umwihariko w'uko tugomba kurindana, umwe agacungira umutekano mugenzi we. Twasanze mu muhanda nako ntabwo twanavumbuye, niko bimeze, buri muntu wese arabibona ko umuhanda ugendwamo n'amakamyo atwaye ibicuruzwa binahenze, ariko abatwawe n'abantu bafite ubuzima. Harimo imodoka zitwara abagenzi benshi na bake, bo igiciro cyabo ntiwakibona. Harimo abagendera kuri moto, nabo n'abantu. Harimo abatwara amagare, ndetse harimo n'abagenda n'amaguru. Abo bose bakoresha imihanda dufite mu Rwanda, kandi twebwe nka polisi tugomba gukora uko dushoboye, buri umwe wese agakoresha umutungo kamere w'igihugu, niko nawita neza, adahungabanyije undi, atabangamiye undi. Bityo rero impanuka iba iyo hari umwe utitaye ku buzima bw'undi, uretse ko abatitaye no ku buzima bwe, cyangwa impanuka ziba kuko hatabaho kubahana no guhana agaciro. Twazanye rero gahunda ya Gerayo Amahoro twumva ko buri umwe wese agomba kugira uruhare, dukangurira ubufatanye bw'abaturutse mu rwego rw'ubwikorezi, ari abagenzi bagenda muri ibyo binyabiziga, ari abashoferi batwara ibyo binyabiziga, ari abagenda n'amaguru. Buri muntu wese ahagaze mu mwanya wo kubahiriza amategeko icyo amusaba mu gihe kiri mu muhanda, twaba turindanye kandi twese Gerayo Amahoro. Ni muri urwo rwego rero twibukiranya ko tugomba kugira uruhare rungana mu gucunga umutekano wacu mu muhanda, ndetse tuwucungira n'abandi. Icyo rero niyo ntego yayo nyamukuru, yuko twibutsa ko buri umwe wese afite uruhare. Ndabaha nk'urugero, kuko niba yewe nigishije nkatanga buno butumwa, nyuma yuko tubonye twebwe muri polisi, kandi nako bimeze, ko impanuka nyinshi ziba mu gihugu ziterwa n'uburangare cyangwa kutitaho. Kuko niba umuntu abona ko imbere atahabona neza akadepasa, akaza guhura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, birumvikana ntabwo wavuga ko hatabayemo uburangare, kuko yarabizi ko hagiye atahabona, ntazi ikinyabiziga kigiye guturuka. Ibi ndabivuga kuko tuzi imiterere y'igihugu cyacu y'imisozi n'amakona. Cyangwa umuntu akakandagira imodoka, ndavuga ubwo ngubwo akakserera, akagenda ku muvuduko wo hejuru, imodoka ikamunanira gukontorora, ikarenga umuhanda. Ntabwo wavuga ko atari ikibazo cy'uburangare no kutitaho. Rero imyitwarire ya muntu, imyitwarire y'abakoresha umuhanda igira uruhare rukomeye mu guteza impanuka mu mihanda yacu. Turizera ko buno bukangurambaga rero bugiye kuzamura imyumvire, bugiye gushishikariza buri umwe wese kumva ko hari icyo agomba kwirinda no kubahiriza, hanyuma twese tukaba turindanye kandi Gerayo Amahoro. Nagira ngo wenda nsoreza aho, nari mbabwiye impamvu nyamukuru twatangije buno bukangurambaga. Ni ubukangurambaga buzakomeza mu gihugu hose. Wenda ku ikubitiro dutangira hano mu karere ka Rubavu, tuzakomereza mu ntara y'Amajyepfo, tuzabamenyesha ubwo ngubwo bagenzi banyu bakora mu ntara z'Amajyepfo. Mu ntara y'Amajyepfo tuzakomereza no mu zindi ntara zose, ariko bukomeze no mu bindi bice by'igihugu. Twagiye duhitamo ahandi hantu tubona ko mu mibare yacu tuhasanga ibibazo byinshi. Ngo mwumvise imibare gavana yatanze, sinanayisubiramo, ariko nituva aha ngaha turateganya ko tuzajya mu ntara y'Amajyepfo, ngira ngo
mbabaje nk'abanyamakuru ati mu ntara y'Amajyepfo aka kanya mwese mwafara aho tuzajya mu karere ka Kamonyi tujya mu karere ka Kamonyi kuko tubona ko naho hafite umwihariko waho mu bijyanye n'uburyo tubona imibare y'impanuka ihaba. Ubwo nituva aho ngaho tuzajya n'ahandi twagiye duhitamo rero utwo turere bitewe nuko tubona ko ari ahantu h'ingenzi tugomba guhagarara tukaganira n'abantu bakoresha umuhanda, abatwara ibinyabiziga ibitoya ibinini, abagenda n'amaguru, moto n'abatwara amagare. Rero itangazamakuru ntabwo twese twagera kuri buri munyarwanda uko ari miliyoni 10 na zingahe. Icyo mwebwe mudufasha n'abandi bafatanyabikorwa muri mwuga w'itangazamakuru nuko ubutumwa burenga bo twahuye nabo uyu munsi muri rugerero na hano muri gare ya Rubavu. Mwebwe no kuvuga ko ubutumwa burarenga kuko nubwo uyu munsi twaherera Rubavu ariko ubutumwa bwatanzwe burareba buri munyarwanda wese aho ari, mu isibo, mu mudugudu, mu kagari, mu murenge, mu karere no mu mihanda yose. Ubutumwa buramureba. Naho tuzajya hose nubwo mbabwiye ngo ubutatuzajya mu ntara y'Amajyepfo, ubutumwa tuzahavugira buzaba bureba abantu bose. Rero mudufashe mu nganzo zanyu zo kwandika no kuvuga inkuru, muzajye mwibutsa ko buri muntu afite uruhare mu kurinda undi impanuka. Hari urugero ngiye kubaha ntavuze, iyo imodoka ihagurutse Nyabugogo mu rugero cyangwa reka mvuge ngo ihagurutse hano Rubavu, umupolisi arahari, hano hari umupolisi, ariko ushobora kugira ngo ubone uhura n'undi mupolisi ushobora guhura nawe ugeze Mahoko, kubera ko niho hantu hari strategic, ntiwabona umupolisi uhagarara kuri buri ntambwe. Hagati y'umupolisi n'undi rero haba hasiga umushoferi n'umugenzi bari mu kinyabiziga. Ese umushoferi n'uri mu kinyabiziga cyangwa n'uwo bari kumwe bagirana ikihe kiganiro haje imyitwarire mibi mu muhanda y'utwaye ikinyabiziga? Icyo nicyo tukangura ko habamo kwibukiranya, kavuga atari ko ndabona ukuri bugende utari bugereye amahoro, ndabona ukuri bugende uko ugenda mu mbabarire, ndabona uko ugenda tutari bugereye amahoro cyangwa turi bugira ibyago. Rero nicyo dushaka kugira ngo mwumve ko abantu bagomba kubigiramo uruhare, kuko nta mupolisi uzahagara mu mutima w'umuntu, nta mupolisi uzahagara muri buri kinyabiziga, nta mupolisi uzahagara muri buri ntambwe. Oya, tuzahagara aho tubona bikwiriye, hagati yaho tutari naho turi hari umunyarwanda nawe uha agaciro ubuzima bwe, ugomba guha agaciro ubuzima bw'undi. Hari umushoferi utwaye ikinyabiziga ugomba guha agaciro ubuzima bwe nk'uko aha agaciro ubuzima bw'abatwaye. Ibyo rero ntabwo bisaba ko umupolisi ubundi yakaba yabyibutse, ntabwo bisaba ko umuvugizi yakaba yavuga gusa, kuko mu nshingano dufite harimo kwigisha, tugomba guha tubyibukira. Ubutumwa bugiye no ku batunzi ibinyabiziga bahakaza abashoferi. Umwe yaduhaye ubuhamya uburyo bashyiraho inkeke kugira ngo bihute, ariko sinumva ko iyo kimaze guhirima ikinyabiziga watahomba, ngira ngo nawe arahomba. Ngira ngo ubutumwa nabwo burabareba. Amafaranga ya none aryoha nk'uko na yeje aryoha. Wakora neza ugakora menshi igihe kirekire kurusha gukora menshi none ejo ntukore. Ngira ngo nabo bakeneye ubwo butumwa. Twavuze abantu bose, ariko burya n'ufite ikinyabiziga n'umutungo, nkeka ko nawe akeneye kugira uburyo atanga amabwiriza akwiriye cyangwa ayobora abahaye akazi, kugira ngo nabo biborohere mu buzima bwabo ndetse n'umutungo wa nyiri ikinyabiziga. Murakoze, reka ntanga umwanya wenda ubwo ngubwo twaje arongera ayobore uko bagenda babaza ibibazo. Murakoze.